Muraho neza. Uyu munsi tariki 6 z'ukwa gatandatu 2020 twishimiye kwakira umushyitsi uje gusura ubworozi bwacu bw'inkwavu kugira ngo asobanukirwe anabyibonere n'amaso ye bwite. Twishimiye kumwakira. Karibu. Umushyitsi twakiriye yitwa Betty. Yahageze mu masaa 4 maze ahaguruka mu masaa 9. Twamusobanuriye byose kuko tumaze hafi umwaka tworora inkwavu. Amakosa aba mu borozi b'inkwavu yose twarayamenye, twanashakashatse icyatuma ayo makosa abonerwa umuti. Rero twihaye umwanya w'umwaka wose wo kugira ngo ya makosa atuma inkwavu zigira impfu nyinshi natwe ubwacu tuyakore maze tuyashakire umuti. Nitubona umuti w'izo mpfu, w'izo ndwara, w'uko korora uhendwa, kugabanya igishoro mu korora, mbese umuti wo gushaka ese ni ibyiza ni ukorora ukoresheje ibyatsi, ese ibyiza ni ukuzigurira ibiryo, ese ibyiza ni ukubangurira buri minsi ngahe, ese ibyiza ni ugucukiriza ku minsi ngahe. Ubwo bushakashatsi bwose guhera mu kwa 8 kugeza uyu munsi nibwo twari turimo two kugira ngo tumenye neza cycle yose y'ubworozi bw'inkwavu. Ubwo rero umushyitsi wacu Betty yiboneye Milu, ya mfizi yacu, na Bella, New Zealand yacu, aza kubona Shemsa kuko yamwumvaga mu mazina ku mavideo yacu, Chenchira yacu, aza kubona Clara n'abana be, ubwo n'izindi zahavukiye 2 nazo zabyaye, kuko twashakaga no kureba uburyo n'izihavukiye zikura umuntu akazisubiza mu bworozi. Mbese cycle yose twarazishakashatse. Ubwo rero ni karibu ku muntu wese wifuza kurushaho gusobanukirwa kuko ubu ngubu intwaro zose turazifite. Twamusobanuriye byose Betty, uburyo zikenera imiti, uburyo hakoreshwa ama desinfectant, n'ibikenerwa byose bituma isuku ihaba. Yabyiboneye ko nta munuko zigira, ntacyo atabonye. Nyuma yo kumarana amasaha asaga 4 turamuherekeje. Duhagurutse mu rugo mu masaa 8 arenga, turamuherekeje tugenda tumwereka n'indi mirima dukoreshamo amaganga y'inkwavu n'amahurunguru yayo nk'ifumbire, akabona uburyo bifite itandukanyirizo n'indi myaka ihinzwe mu mirima idakoreshwa uburyo bwa kijyambere n'ifumbire nziza y'inkwavu. Twagiye tuganira twungurana ibitekerezo by'ukuntu yakongera inyungu, nubwo ataratangira ariko ahavuye yiyemeje gushaka gukoresha imbaraga zose ngo atangire nawe yinjire mu gakino. Betty rero wakoze cyane kudusura, dushishikariza n'abandi bose bakeneye kwirebera n'amaso uburyo tubigenza, icyerekezo dufite, uburyo amabanga menshi, uburyo twakoze amakosa, uburyo noneho twayaboneye umuti uhamye, noneho ku buryo ubworozi bw'inkwavu bwabaye business yunguka 100%, nta mpungenge n'imwe tugifite. Namwe twabashishikariza kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri WhatsApp, noneho tugafata gahunda mukaba mwaza kudusura. Ni karibu cyane. Betty yakoze. Betty rero uzagende ubwira abandi wasize kugira ngo ubabwire uko iwacu bimeze, ubashishikarize no kuza cyangwa se no kureba video zacu, kuko umugambi dufite ni ukwereka abantu za business zose zunguka
kandi tukazishyira mu bikorwa, atari bya bindi by'amagambo ngo twumvishe ngo twebwe turabyikorera byose, kandi tugashaka ibisubizo by'ibibazo rwiyemezamirimo ashobora guhura nabyo muri business tuzaba turi kwerekana. Ubu tumaze kumenya 100% ibi by'inkwavu, turi gukora kuri uburyo bwo kwinjiza amafaranga kuri YouTube, tuzakurikizaho inkoko, hanyuma tuzakurikizaho n'ingurube. Mbese imishinga iri pending list ni nyinshi cyane. Betty rero wakoze, n'abandi ni karibu igihe cyose muzashakira. Bye bye, murakoze cyane. Ese mukunda ibyo dukora? Niba ari yego, mudushyigikire rero. Icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share.